Mfite umwana. Ibintu byantunguye. Ntabwo nifuza ko namubyarira muri ubu buzima. Kandi nanyikomeza kwiga. Shaka no kurangiza. N'umubyeyi w'umwana. Turi mu ruganiriro rupima nka metero 2 kuri 1 na santimetero 50, twicaye ku dutebe twa karambarazi. Ni mu nzu ifite utwumba duto tubiri, igice kimwe gisakaje amabati, ikindi ni shitingi, agakoni n'imbere ni shitingi. Ndi kuganira n'umwangavu uri mu kigero cy'imyaka 17 ufite umwana w'umukobwa wujuje amezi 6. Nange byarangwiriye. N'umwana akaba n'umubyeyi. Reka uyu mubyeyi uri munsi y'imyaka y'ubukure tumubatize Keza, kuko atifuza ko amazina yamenyekana. Keza abana na nyina n'abandi barumuna be 2 b'abakobwa mu nkambi ya Nyabiheke mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Keza twamufasha amashusho mu buryo butamugaragaza isura nk'uko yabyifuje. Gutwara inda byaramutunguye, bimushyira mu rusobe rw'ibibazo. Kurerera umwana mu nkamba aho benshi bavuga ko barya rimwe ku munsi ntibyoroshye. Gusa iyo umaze gutwita uko utarutwise ntabwo ariko ubuzima bukomeza kuba. Hari igihe ubuzima buhinduka, ugahagarika amashuri yawe, ibintu nk'ibyo. Narayahagaritse. Nari ngeze mu mwaka wa 3. Kumurera noneho mu buryo nk'ubwo ngubwo babona tunguranye, byibona byifashe gute? Ntabwo biba byoroshye kubera ko urabona wenda mu rugo nta kazi kaba gahari, ni ugutegereza kuri visa. Imigambi yanjye mfite nuko mu gihe kiri imbere wenda umwana wanjye ameze kugira ngo nasubira mu shuri akomeza kwiga. Abangavu batwita mu nkambi ya Nyabiheke baragenda biyongera muri ibi bihe. Gusa serivisi zitandukanye zo kuboneza urubyaro zirahari mu nkambi, ariko kimwe mu bibazo n'ubundi bikomeye bigaragara muri ibi bihe nuko bamwe mu bangavu batitabira izo serivisi bitewe nuko baba bafite ipfunwe cyangwa isoni z'uko sosiyete ishobora kubabona bitabiriye izo serivisi. Bibaho. Gusa hari igihe ugenda utabyiteguye bikaba ngombwa, kandi wenda bakunda gukoresha nk'utwo tuntu bakoresha aba ari nk'abantu bakunze kuba bubatse. Gusa wenda hari igihe bavuga seti wenda n'ingira ruguru abantu bari bumbone baransika, bikagenda gutyo rero. Kandi iyo uri umumama ufite umugabo ntabwo bibatera isoni bo, barabikoresha. Gusa kuko byabaye byinshi cyane, urabona abana bato bari gutwita. Gusa byaba byiza nabona uko babigana, byabafasha. Hari ukuntu ubura umuntu nubwo atavuga ko ariko byamugendekeye. Keza avuga ko hari bamwe mu bangavu batwita bafashwe ku ngufu, kandi kubivuga no kubikurikirana ngo ntibyoroshye. Uyu mubyeyi w'umwana inkuru yayisangiye n'abandi bangavu benshi mu nkambi ziri hirya no hino mu Rwanda. Nko mu nkambi ya Nyabiheke imibare igaragaza ko kuva muri 2017 kugeza mu kwezi kwa 6 2018 abangavu 24 batwaye inda zitateguwe. Ninde utera inda abangavu? Umuzi w'ikibazo ni uwuhe? Mvuganeza André ayobora inkambi ya Nyabiheke. Mu by'ukuri iki kibazo uko giteye biraterwa n'uburyo murabona ni mu nkambi turi, kandi abantu baregeranye cyane, ariko noneho bigaterwa n'ikibazo nanone cy'urubyiruko narwo rwo muri no nkambi rusa naho imyigire yabo ku ishuri ni ikibazo. Ugasanga rero imibanire yabo hagati n'ubuto bw'amazu babamo, ugasanga bagiye mu mico nayo idasobanutse nk'iyo ngiyo, bikavamo guterwa inda. Ariko ntitwakwirengagiza ko hari n'abantu bo hanze babashuka bitwaje wenda ubukene cyangwa indi mibereho yabo bwite bafite hano mu nkambi, bityo rero bikaba byabaviramo gusama inda bakiri abana batoya. Igisubizo cya mbere cyarashatswe, harimo kubigisha cyane cyane urubyiruko ruhabwa kumenya gahunda yabo y'imyororokere. Barigishwa, nibwira ko wenda hari umusaruro bizatanga. Ikindi kandi haratangwa imiti yo kuringaniza urubyaro no kwirinda zitateguwe. Minisiteri ishinzwe impunzi n'ibiza ivuga ko gukemura iki kibazo bisaba ubufatanye bw'inzego. Ministre Dobonere Jeanne d'Arc agaragaza ko atari ikibazo cyo gukerensa. Ikibazo koko kirahari, nk'uko tuhora tubishishikariza umuryango nyarwanda kurerera abana mu muryango n'impunzi turazibisaba. Tuzakomeza gukorana ndetse na minisiteri bishinzwe na polisi kugira ngo mu by'ukuri
abana barerwe neza bahabwa uburere bukwiye, ariko noneho n'abo uburenganzira bwabo buhotajwe cyangwa abakoreye ihohoterwa ababibakoreye babe bahanwa. Minisiteri ishinzwe impunzi n'ibiza igaragaza ko igikusanya imibare yo ku rwego rw'igihugu y'abangavu batwara inda zitateguwe mu nkambi zose mu Rwanda, gusa ntinyura ku ruhande uburemere bw'iki kibazo. Ku rundi ruhande bamwe mu babyeyi nabo binubira ko gukurikirana abatera inda abana babo mu nkambi bikiri hasi. Peter Muyombano, Flash TV.